Hello guys, nizere ko umeze neza. Uyu munsi ngiye kwigisha uburyo wafata ifoto nk'iyi ya Muyango. Dore ukuntu before yari imeze gutya, ubona ari ahantu hari escalier nyine, ubona ari agafoto gafite background itameze neza. Dore uburyo nayihinduye, mushyira ahantu mu birahure asa neza. Urabona nguyu, dore hano inyuma arasa nk'ugaragara nkaho yarari hano ahangaha, wagira ngo niho yarari, kandi ntabwo ariho yarari, ni ngewe wahamukize. Before nuko yarameze, after no kunamuhinduye. Dore background ni ingi nakoresheje, ndagije mfata Muyango muterekamo gutya. Hari umuntu rero wanyandikiye arambwira ati ngo hi bro, ndashaka ko utwereka uko washyira ifoto muri background. Nyine ni nkawe shaka kumbwira ngo nkaba nafata background nk'iya Muyango nkaba nayihindura nkamutereka mu yindi background nk'iyi ngiyi. Rero uwo muntu ntacikanwe, naze mwereke uburyo bikorwamo, nawe ajya abasha kubyikorera. Ngwino rero dutangire nkwereke uburyo bikorwamo, nawe ujye ubyikorera. Kwibutsa subscribe, banza uyikande. Sasa rero dore ifoto yacu ni gutya ifungurwa muri Photoshop. Ukiyishyiramo. Ni iyi ngiyi tujya gufata tuyitereke muri no background. Noneho sasa ikintu hano ugomba kubanza kwitaho, iyi foto nimba uyikeneye, nimba ukeneye iyi background cyangwa nkaba naguhereza andi background menshi, kurikirana iyi video kugera ku musozo. Ndakwereka ahantu ukura background nyinshi zimeze nka gutya n'izindi nziza zirenze. Reba iyi video kugera ku musozo urahita uhabona. Sasa rero reba hano ikintu tugiye guhita dukora. Ugiye guhita uza ufate nyine ifoto yawe, nimba ari ifoto yawe cyangwa akaba ari indi ushaka kweditingiraho, urahita uza hano. Nurangiza ikintu hano uhita ukora, urahita uza hano handitse select hano hejuru, nizere ko urareba, ukandeho gutya. Nurangiza umanuke hano hasi, ahangaha handitse subject, nizere ko urabona. Ahangaha hano handitse subject, ukandeho gutya. Utegereze selecting umuntu wacu, urategerezamo, biterwa n'uburyo imashini yawe yihuta. Urabona dore ngiyi ifoto yamaze kumufata, biterwa n'uburyo imashini yawe yihuta. Gusa icyo nakubwira, subscribe ntubure kuyikora, kandi uyikore mu ba mbere, kandi unakande no kunzogera kugira ngo ujye ubona andi video menshi tuzakwigisha kandi azagufasha. Sasa rero reba umuntu wacu tumaze kumuselectinga gutya, wese isi mufata. Sasa rero ikintu hano uhita ukora, uhita ukanda Ctrl G gutya. Reba hano byiyanditse hano hasi, Ctrl G ni gutya uri witikanda. Nufunga hano harasigara umuntu wacu wa wundi twaselectinze wenyine gusa, urabona niwe wenyine uhasigaye. Ikintu hano uhita ukora, urahita uza muri ya background yacu uyirebe. Nurangiza uhita uza umuterure gutya, umuzane hano hejuru muri ya background yacu, uhita uza umuterekemo gutya. Ariko urabona ko aje inyuma, sorry, ndahita nza mutereke hano hejuru. Urabona ngo uyu yajemo neza cyane muri background yacu, ariko urabona ni mutoya nyine, biragaragara nkaho wagira ngo siho yarari. Hano reba rero sasa rero hano ikintu yo kora, tukanda Ctrl T gutyo, uri kubireba. Nurangiza hano hasi bita byiyandika Ctrl T, nurangiza uhita uza uzuminge gutya, bitewe nuko ushaka umuntu wacu ari buze kuba angana. Ariko urabona gutya ntago ari ibiririyo bya nyabyo. Hano gutya, ahangaha gutya, hano gutya, urabona ko gutya bibaye riyo nyine, biragaragara nkaho ari ibya nyabyo. Ariko hari akantu kataraba keza cyane, ntago araba mwiza, kandi na hano inyuma muri background urabona ko ntago arimo. Ikintu uri wita ukora rero kugira ngo hariya duse nk'abamushyira muri background, urahita uza n'ubundi ukande kuri no layer yacu, kuri iyi ngiyi y'umuntu, iyi ngiyi umusubject wacu dushyizemo, iyi uhita ukanda Ctrl G tuyikopi. Reba hano byiyanditse Ctrl G tuyikopi. Nurangiza sasa rero ikintu uhita ukora, uselecting iyi ya mbere, uhita ukanda Ctrl T gutya, hano byanditse. Nurangiza uhita uza hano hasi uyigabanye gutya. Nurangiza uyiterure uyishyire hano. Ikintu hano uhita ukora, uhita ukanda right click. Nurangiza uhita uza hano handitse horizontal, ahangaha gutya, arebe hano, nizere kuri kubireba. Nurangiza sasa rero ugabanye opacity nyine, ntakomeze kuba munini cyane. Nurangiza uhita uza use nk'umushyira ahangaha, nizere kuri kubireba nta kintu na kimwe kiri kugucika. Ikintu hano rero uri wita ukora,
kugira ngo bise urahita uza hano kuri nore ya mask iyi ngiri hano hasi uyikandeho gutya reba akantu kajeho nurangiza ikintu uri wita ukora urahita uza hano handitse brush hano uyikandeho gutya making sure ko hano harimo imibare gutya nurangiza uhita uza uhanagure. Impamvu itari guhanagurika nuko umweru uri hejuru ushyire black hejuru gutya nurangiza uhita uza utangire uhanagure bitewe nuko ikirahure cyawe ahantu kirangirira aba ariho ugarukiriza. Gutya ibi bintu nibyo byiza kuryo nyine we editing ifoto ukabona ifite creativity, ukabona nyine ni ifoto isa neza cyane. Hano ahangaha naho ngaho gutya ni sawa. Nurangiza ikintu tukora urahita uza kuri nore ya hano uhita uza hano handitse normal, hano handitse normal sorry reka turekiremo normal ntaribi. Ahubwo ikintu uhita ukora urahita uza hano handitse opacity, hano opacity uyigabanye gutya. Urabona gutya tuyimazemo ntago biri gusa neza, wongera uyongera ahubwo uhita umanuka hano kuri fill ahangaha kuri fill kuri fill nyine ku buryo bigaragara ko yarari mu kirahure nyine ahangaha gutya. Hano ni sawa iyi fill gutya, hano ifoto yacu tuyigize neza cyane. Sasa rero ikintu uhita ukora urahita uza ukande kuri uyu muntu wacu uyu nguyu, nurangiza uhita uza hano handitse filter uhita umanuka hano handitse camera raw filter uhita uza ahangaha hano kuri basic uyifungure gutya, nurangiza uhita uza hano handitse za exposure gutya uyongere contrast gutya uyongere ku buryo nyine ifoto yacu highlight uyongere gutya. Hano ni sawa uhita ukanda enter gutya. Urabona ko ifoto yacu ihise iba nk'ifoto ikeye nkaho wagira ngo niho bamufotoreye. Ikintu rero hano uri wita ukora urahita uza usavinge ifoto yawe mu buryo busanzwe. Uhita uza hano kuri file uhita uza hano handitse save as copy uhita uza hano wandika izina uhita uko ushaka, twese tuyite Muyango. Nurangiza uhitemo aho yijya, ngiye nahisemo hano kuri desktop, nindangiza nyihitiremo hano ha kabiri uhita uza uhitemo JPG gutya, nurangiza wohereze. Kubera ko ngiye wirimo niyo mpamvu bari kunsaba ngo ngire reka nongereho hano nongereho nka rimwe turebe saving ahasigaye gutya maximum making sure ko ari 12 wemeze gutya ihise ijyayo ndayisangayo. Ubu rero nibwo buryo umuntu ashobora gukoramo ifoto yiwe ikaba isa neza. Ikintu hano nakubwira subscribe ubanza uyikore, kandi ikindi niba ushaka izi background n'izindi reba nimero ziri muri description y'iyi video zirebe, nyandikira kuri WhatsApp unsabe background ndayiguha rwose nta kibazo na kimwe uhuye nacyo, kandi ndanaguha n'izindi nyinshi zizajya zigufasha. Wowe gusa nyandikira muri comments ko ubonye iyi video ndetse n'ikigufashije. Duhure muri video z'ubutaha. Ciao turi kumwe.